Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, bakundwa mwese abakurikira ibiganiro bya Saveur Divine. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Imana ishimwe ituremeye uyu munsi, turemeye umunsi wo kuwa mbere, dutangiye ikindi cyumweru. Turashima Imana yabanye natwe mu minsi yose itambutse. Turi kugenda twegera iminsi yo kurangiza umwaka. Imana ikomeje kwigaragaza, Imana ikomeje kutwongerera amahirwe yo kuyikorera n'umugisha. Nkwifurije rero kugubwa neza wowe ukurikira bino biganiro bya Saveur Divine. Nkwifurije umugisha w'Imana wowe ukunda ijambo ry'Imana, kandi ndakwifuriza kugira ngo amagambo twumva atubere ubuzima, aduhindure, adufashe muri uru rugendo twiyemeje rwo kujya mu ijuru. Rero ndabakiriye mwese muri iki cyumweru, muri ibi biganiro byacu tubagezaho. Imana ishimwe kuko yabanye natwe. Reka dusenge mbere yo gukomeza. Data mwiza wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Duciye bugufi kugira ngo wowe ushyirwe hejuru, kuko ni wowe twamamaza, nta wundi tuvuga, nta zindi nyungu duharanira uretse iz'ubwami bw'ijuru. Shyirwa hejuru rero kuko utwemereye kongera kuza kuvugana n'ubwoko bwawe. Shyirwa hejuru Mana kubw'uburinzi bwawe bwabaye natwe, uduhaye amahirwe yo kongera gutangira iki cyumweru. Ndasenze kugira ngo buri wese azakubone mu buryo budasanzwe. Ndasenze kugira ngo umugisha wawe uzabe kuri buri wese. Ngwino ugumane natwe, ngwino utuganirize muri iri jambo, kandi ndinginga kugira ngo iri jambo rijye riherekezwa n'imbaraga zawe, kuko niko wabisezeranye. Icyubahiro gikomeze kikugarukire, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikaze inshuti z'umusaraba. Reka dusangire ijambo ryiza tubona mu butumwa bwanditswe na Luka igice cya 7 umurongo wa 11. Tuhasanga inkuru ivuga uburyo Yesu yazuye umwana w'umupfakazi wari wapfuye. Handitse ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati, muhungu, ndagutegetse byuka. Wari wapfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose,
gihereranye naho. Imana ishimwe. Ijambo nkuzaniye muri iki gitondo ni ijambo rivuga yuko Yesu agufitiye impuhwe. Haleluya! Yesu agufitiye imbabazi. Mu byo uri gucamo bikomeye, Yesu arakubwira ngo wirira. Birashoboka ko hari byinshi biri kukurizwa. Birashoboka ko uri kurizwa n'agahinda watewe n'ikibazo iki n'iki. Birashoboka ko uri kurira kubera yuko udafite minerivariya yo kuriha amashuri y'abana. Birashoboka ko uri kurira kubera se ufite uburwayi umaranye igihe, ukaba wibaza uko bizagenda. Ntabwo nzi ikikuriza muri aka kanya, ariko Yesu aje kukubwira ngo wirira. Haleluya! Yesu agufitiye imbabazi. Rero tubonye yuko Yesu yakoze igitangaza. Yarahuye n'umudamu wapfushije umwana we, agize kuba ari umupfakazi, agize kuba yarasigaranye akana kamwe rukumbi yari afite, none nako kapfuye. Hanyuma Yesu abibonye ngo amugirire imbabazi. Ntabwo yabajije ngo ese uyu mudamu nuwahe, nta bindi yigeze asobanuza, ahubwo yahise akora igitangaza. Yesu n'uyu munsi uko yakoraga kiriya gihe, n'uyu munsi arabishoboye. Ashobora guhita akora igitangaza mu buzima bwawe. Ashobora no gutinda kubikora kuko byose niwe ubigena. Mu budahangarwa bwe niwe ufata icyemezo cy'ukuntu ari bukemura icyo kibazo cyawe. Gusa icyo nshaka ko twiga muri iki gitondo njye nawe ni ukuvuga ngo twige gutegereza ubugombe bwa Yesu, ubushake bwa Yesu. Muri iyi nkuru twasomye turabona yuko Yesu yahise akemura ikibazo. Yewe nta nubwo babanje kumwinginga ngo aze agire icyo akora, niwe ubwe wafashe iya mbere akora igitangaza, azura uriya mwana. Bamubonye bose baratangara bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Haleluya! Natwe Imana yaratugendereye bene da. Imana yagendereye ubwoko bwayo ubwo yoherezaga Yesu Kristo umwana wayo, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Rero ndabifuriza kugira ngo nukuri iyi nkuru yongere ibongerere ibyiringiro. Niba wari ufite ugucika intege, niba wumvaga kwizera kwawe kwamaze kugabanuka, nje kukubwira ngo ihangane, komereza utegereze Yesu. Niba atarakemura ikibazo cyawe, ntugire ngo yabyirengagije, agufitiye imbabazi. Yesu afite imbabazi ku byo ducamo. Yesu ntabwo yirengagiza ibyo turimo. Yesu naramubonye amanagura amarira. Yesu naramubonye angirira imbabazi. Ibyo yankoreye nawe yabigukorera. Ndakwifuriza kugira ngo wongere umugirire icyizere. Arabishoboye kandi arabishaka kukugirira neza. Imana ishimwe. Rero mbifurije n'ukuri kugubwa neza, mbifurije gukomeza gutegereza Imana muri byose. Imana ikomeze iduhane umugisha, dukomeze tuyizere. Ntabwo irobanura ku butoni, uko yari iri kera n'uyu munsi n'ukuri irabishoboye. Yesu yiteguye kutugirira neza, n'umunyembabazi. Hanyuma rero nk'uko tubimenyereye buri cyumweru, muzi yuko tubaha ijambo ryo kuganiraho. Tuzaganira ku ijambo rivuga ngo rwana intambara nziza yo kwizera. Rwana intambara nziza yo kwizera. Tuzagendera ku ijambo tubona muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 12. Pawulo abwira umuhungu we Timoteyo, umuhungu we mu byo kwizera mu buryo bw'umwuka. Yari yaramubyaye mu buryo bw'umwuka. Hanyuma aramubwira ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Timoteyo wa mbere 6:12. Ujye
urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Nshuti z'umusaraba, natwe kuva turi muri iyi si twafashe igihe mu ntambara, kuva twahorakurikiye Yesu Kristo twafashe igihe mu ntambara. Rero ukwizera kwacu gusaba guhozaho, gusaba guhora turi maso, duhora turwana n'umubi umwanzi Satani ushaka kudusubiza inyuma, ariko ntiducogore, ahubwo dukomeze turwane intambara nziza yo kwizera. Ngiryo ijambo tuzaganiraho, mbifurije gukomeza kwizera Imana, mbifurije gukomeza kugubwa neza. Uwiteka abarinde mu byo mukora byose, mbifurije umugisha w'Imana. Tuzakomeza kuwa mbere utaha mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yesu abahe umugisha. Shalom.